na mwene data Mina ndugu tunawasalimu mu jina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. katika jina la Yesu Kristo. Imana ishimwe, Mungu ashukuriwe, twongereye uburame natongezea kuishi kugeza kuri uyu munsi n'imbabazi zayo. fika siku ya leo ni rehema zake, Izina ryayo rihabwa icyubahiro. jina lake lipewe sifa. Turahaguruka dusome igitabo cya Yesaya. Tutasimama kwa kusoma kitabu cha Yesaya cya 40. sura 40 Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nimuhumurize abantu banje, mubahumurize, niko Imana ivuga. Muvuge ibyururutsa imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere mubabwire ko intambara zaho zishize, kandi ko gukiranirwa kwaho bakubabariwe, n'ibyaha byaho byose babihaniwe kabiri n'Uwiteka. Amen. Bene data bizi arayibise Uwiteka Imana ishobora byose, umubyeyi w'ababyeyi, tuje imbere yawe twicishije bugufi ya Senyeri, kuko uri umubyeyi w'imbabazi kandi ukaba uri umubyeyi w'ibambe. Tuje imbere yawe Senyeri, ndakwinginze, ndagusabye, ndaguhenzahenze, ngwino ufate imitima y'abashiki banje, ufate imitima ya bene data. Twese Senyeri, imitima yacu twayizanye imbere yawe, tuzi yuko uri umugabo ugira imbabazi, kandi tuzi ko uri umugabo wera. Emarira imitima yacu Senyeri, uyejeshe amaraso yawe yavuye Karuvali. Dore tugiye kwegera imeza yawe yera Senyeri, ntabasha ku meza yawe yanduye. Mbere ya byose Senyeri, ndagusabye amaraso yawe yavuye Karuvali amaze yahumanura araguteranya. Amaraso yawe yavuye Karuvali agize abarwayi. Amaraso yawe yavuye Karuvali Senyeri aze abari bariganza hano. Amaraso yawe yavuye Karuvali Senyeri abari yaza ahumanura buri umwe wese, kugira twese tuje imbere yawe, tuje ku meza yawe twere. Umugaragu wawe ahagaze imbere yacu Senyeri, ndamusabiye imbaraga, musabiye Senyeri amavuta y'ijuru, musabiye Senyeri umwuka we, uko wakoreshaga abakozi ba kera, uko wabanaga nabo, uko baganizaga. Ndagusabye, ndakwingize Senyeri, ngwino abari weho umuganiriza, n'umuganiriza nawe atuganirize iby'ijuru. Ndakwingize, ndaguhenzahenze Senyeri, icatuma utaza muri n'amateraniro, icatuma utaza ngo tugenderere gikorwaho n'ay'amaraso yawe yavuye Karuvali. Ngwino wiganze mu bice byose, uze wigaragaze. Nituvanaho Senyeri, tuve hano twahindutse. Nituvana Senyeri, tuve hano dufite imbaraga yo kunesha. Mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye Senyeri, turakunyuza, turaguhenzahenze. Ngwino wongere twambike imbaraga, kandi imbaraga tuzi yuko tuzikura iwawe. Emera rero uzi ubidukorere, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Unaweza keti. Imana yacu ihabwa icyubahiro, Mungu wetu apewe sifa mu izina rya Yesu Kristo. katika jina la Yesu Kristo. Twabivuze kenshi Bisa mara nyingi kuko icyubahiro ari kwa icy'Uwiteka. heshima ni ya Bwana, Mpamvu igihe cyose hiyo sababu kila mara tumuzamurira icyubahiro, tunapandisha kuko cheo ari yake, nta wundi kwa ugikwiriye, kuwa kuna mwingine nta anastahili, wundi ukwiriye kuna kubahwa, mwingine anastahili nta kuheshimiwa, wundi ukwiriye kuna mwingine anastahili guhimbazwa. kuabudiwa. Uhereye kera Tangu kose zamani Imana Mungu niyo yahimbazwaga. pia anaabudiwa. Abazanaga ibigirwamana Alileta byose miungu wote byarananirwaga, kwa mnashindwa, ariko Imana nzima lakini Mungu aliye akora hai ibitangaza. anafanya ishara. N'uwo wananije ngo Na mwenyewe aramye alishindwa, ibishushanyo, aabudu ariko sanamu, ko yahagaze mu ruhande lakini jua rw'Uwiteka, alisimama kwa upande wa Bwana. Uwiteka nagahagarara. Mungu naye anasimama kwa upande wake. Yifuriza abera Na atakia kumbura watakatifu ibyo abatubanjirije Bwana bahagazemo, kwa yale bagahereza Imana yacu icyubahiro, kupatia Mungu wetu nyuma heshima. yaho bahagarara mu mwanya Bahagarara wayo, mu wakati nayo wao. igahagarara mu mwanya Sasa wayo. wakati wake na anasimama wakati Umuhanuzi William wake. Branham Nabii aravuga Branham ati, igihagararo ufite mu Simama byizerwa, unaye ndani ya icyo Imana izaguhagararira, Ndio Mungu atakusimamia izamuhuye wakati n'ingorane. atakuwa anakutana na Imana tatizo. ibahe kumva neza Mungu apate usikia mu vizuri izina rya Yesu Kristo. katika jina la Yesu Kristo. Kuvuga ngo umuntu wese Sema kila mtu ahagaze mu ruhande yule anasimama kwa upande wa Uwiteka Bwana. nawe Mungu naye iyo pozisiyo ile afata msimamo agahagarara mu ruhande anasimama rwawe, kwa upande wake. nakwifuriza abera Na kutakia tube mu ruhande watakatifu rw'Uwiteka, kwa upande wa kugira Bwana, ngo nawe kusudi abe naye mu ruhande awe kwa rw'Uwiteka. upande wa watakatifu. Imana ihabwe icyubahiro Mungu apewe mu sifa izina rya Yesu Kristo. katika jina la Yesu Kristo. Iyo twari kumwe namwe Jana tulikuwa naye. twari turi kuganira amagambo agira
ati anasema eti sinzi niba muri kubyibuka je kama mnakumbuka ijambo ry'Imana rikomezwa n'indahiro nashikwa nguvu nta na kintu gikomeza ijambo Hakuna ry'Imana kingine kinashika nta kindi gihereza igitsika ijambo ry'Imana kabisa gituma Imana igukomeza gituma Imana ikurengera nicyo kintu wahiriye niba ukikigenderamo niba ukigihagazemo Imana nayo izaguhagararira ijambo ry'Imana rikomezwa n'indahiro twabibonye ku batubanjirije twabibonye ku bakoranye n'Imana kubera ko bahagaze mu byizere ibyo barahiriye imbere y'Uwiteka nawe arabihagararira arabarinda nawe nubihagararira Uwiteka azakurinda nanjye nimbihagararira Uwiteka azarinda igihe Yefuta yagiye ku rugamba yararahiye indahiro yarahiye yaravuze ati ndasohotse ndagiye ariko nsize ntanze indahiro imbere y'Uwiteka ningenda kanesha abamoni kabatikiza kabica nk'abamara ntibabangamira Abisirayeli azatabaruka nanjye ikizasohoka imbere y'umuryango w'inyange nzagihindura igitambo cy'Uwiteka ijambo ry'Imana rikomezwa n'indahiro Yefuta atabarutse amahoro ntabwo yitaye ku gisohozo ntabwo yitaye ku gisohozo ko twarisha agaciro ahubwo yaravuze ati ijambo ry'Imana ko rikomezwa n'indahiro nanjye narahiriye Uwiteka ni ngombwa ngo mbyuzuze agiye kubona abona umukobwa we w'ikinege Bibiliya itubwira neza yuko azura afite wenyine ntabwo yamwitayeho akushughulika navyo ku ijambo ry'Imana neno la Mungu iyo wamaje kurahira kisha lapa usabye ngo wuzuze naomba we ubitimize kubiryarya byaragiye Uwiteka ngo ugeze muri Amerika nzagukorera kuri Uwiteka utitaye ku biri muri Amerika yaragiye Uwiteka umara kumbana mu madini zubaha ijambo ryawe komeza iyo ndahiro warayishika Uwiteka arahagara mu ruhande rwawe nagasimama kwa upande wako ikibazo kubateranya swali kwa waliokusanyika warahiriye Uwiteka uracabihagaze yanira pia Mungu kingine bisimama hako niba utakibihagazemo kama usimame kwa aya masaha tangu sahihi na kwa kupiga hatua uve mu byurimo utoke mayale wiko ndani ibyurimo yuko ndani nta mumaro bifite hakuna mafaa ahubwo igifite umumaro kiko na mafaa cyakindi wabwiye sikio Sekeri liambia Mungu urugukusha ukilala amasasa ari kurira sasa kila juu ingombe biri kurira kavuga uti unasema Sekeri we Mungu wangu ntabwo mfukamye piga magoti ariko tu mfukamisha bali amavi y'umutima napiga wanjye magoti ya moyo wangu nuwaraye hano mu sala shamba hapa chini hapa Numenzi intambara ukinivukisha nta vita kitashira imbere yawe ahubwo wowe yo kubahisha ijambo ryawe ibyo twagenderamo ariko umunsi bamwe baribagiwe ariko uvuga ati ngarukire nanjye ndabagarukira ni ijambo ry'Uwiteka murebe ko ntarabakorera abagomororera imigisha myinshi wagiye kure y'Uwiteka namusaba kugaruka akibuka ibyo yarahiye dusomye amagambo aboneka mu gitabo cya Yesaya tunasoma maneno yanayopatikana katika kitabu cha Yesaya. Yesaya nabii wa Bwana ni umwe mu bahanuzi mmoja ndani ya manabii wa Bwana kuko Uwiteka igihe cyose kwa kuwa Mungu kila mara twabibabwiye ngo munsi vile tuwaambia siku tuyakorezaga abahanuzi ilikuwa nabebesha wanabii hakuna chengine ni ijambo ni neno ijambo rigira neno nasema Uwiteka aravuze Bwana asema Uwiteka dutumye ni wenye Mungu anatutuma ni hivi umuhanuzi wacu William Branham nabii William Mario Branham mu kibwiriza cye ndani ya mahubiri yake anavuga ati anasema eti umuhanuzi Imana imuhagurukije nabii wakati mnasimamisha naye hachua tasema aragenda Imana isize mu kanwa akarica bwira abantu ashobora kugera mu anaweza rugo kufika ndani ya mji anakuja kunywa pombe anawaambia eti ndoga nimutazireka mtaangamia Uwiteka ashobora kila ndani ya yake amen arongera aravuga ati anaongeza akasema ese niba warumvishije kama ulisikia kwamba Imana yanga Mungu anayechukia abahanuzi vile aliambia wanabii wake bizagenda bite itakuwa je wa mufrere we ndugu wa musere we dada bifashe nabi unajikamata vibaya ugendera mu byizerwa wa mwene data we udashoboye gucaha hauwezi kwa wazimu vile haviende vizuri araza bageze ku myambarire anakuja nafika kwa mavazi aravuga ati anasema eti hari umuntu wambajije kuna mtu aliyeniuliza ngo mbese ko ntambara ipantaro mbone mimi sivali suruali aba nambara ikabutura
nafaa kutura niko na zambi basi yaramusubije alimujibu eti biteye isoni binaleta haya imbere y'Uwiteka mbele ya Bwana nimba wambaye ikabutura kama unavaa ipanda na uvale suruali ndani ya fasi ya kutumikia kiwanda ndani ya kiwanda kile manguo kuna manguo zilizochotesha kuna tambara zilizochotesha manguo na zile imbere y'Uwiteka anyura mu Mungu ndari kuvuga ngo murarimbutse ndani ya mmoja anasema mnangamia anavuga ati anasema eti uzabona umwana wa byambaye anaona mke wake azamutaka na vibana amuoje umugore wa byambaye azamutaka amuoje bashiki bacu ni bana vibaya bakwiriye guhugurwa wanataka kuonyewa data bakabahugura wanawaoja data bakifatana watu vibaya na wanaonyewa ijambo ry'Uwiteka neno la Bwana yabari kuturutse linatoka kwa nabii ako ico nico abahanuzi batumwaga wanabii walikuwa wanatumwa na Bwana umuhanuzi n'akanwa k'Imana anaweza nasema tena nabii ni kinywa ya Bwana magambo aboneka hano mu gice cya 40 nasoma neno katika ndani ya kipande cha 40 ngo muhumurize abantu banshi mutulizeni mioyo ya watu wangu imitima hatutawatisha moyo hatutawaambia tuti kuambia eti ibuka ico mwarahiriza ibuka ico Uwiteka yagukoreye numara kwibuka ico Uwiteka yagukoreye kandi uko byabe dirata yakubwiye niba warateshwe ugaruke mu nzira mubwira abantu mwambie watu ibyururutse imitima twe kubwira abantu ibibavunagura imitima twe kubwira abantu ibirabisha ahubwo tubwira abantu ibyo kubakiza ijambo ry'Imana rirakiza ijambo ry'Imana ni umutabazi wacu ijambo ry'Imana ni umutabazi wawe kuko Bibiliya yera bene data amagambo yadusomeye yavuze ati anasema eti ese nahungira umwuka w'Uwiteka aho kugira ngo umwuka w'Uwiteka ahubwo ngwino muzi y'Uwiteka Uwiteka aragukeneye akeneye kukubungabungira umutekano kugira ngo akubere umurinzi mubwirane ibyururutsa imitima bibwire ab'i Yerusalemu bose babwire ko intambara zaho zirangiye kino ntabwo ari igihe cy'intambara kino ntabwo ari igihe cyo kurwana ni igihe cyo gushaka amaso y'Imana ukareba nimba Imana yakugarurira izakugarurira iki hari ibyo wabuze nta rukundo ugira nta mutekano ufite nta mwuka wawe ufite urukundo yaragiye byishimo yaragiye umunezero waragiye shaka gira Uwiteka uti keneye kugarurirwa ibyariwe n'akagungu Uwiteka bitugarurire ibyajanywe n'abademo tubwire Uwiteka tuti ibyururutse imitima yacu ni uko batugarurira dukeneye kugarurirwa nkanje Imana ibibahe mu izina rya Yesu Kristo mubwirane ibyururutse imitima mubwire abatuye i Yerusalemu ibi byabwirwaga abatuye i Yerusalemu ariko uyu munsi biri kubwirwa abatuye muri Luzivire abo ni bande ni wowe naje tubwirane ibyururutse kino ntabwo ari igihe cy'intambara ubabwire muti intambara zaho zirarangiye gukiranirwa kwaho gukuweho sinzi niba muri kumva mnasikia maneno haya intambara zabaye nyinshi vita zilikuwa nyingi ariko ibaze lakini jiulize subiza maso inyuma kisha macho nyuma urebe uangalie igitumye mangiri uyu munsi sababu ninaishi ni ikinatanze ntabwo ariko wafashe amashati dusabe kwa mashati oya hapana hari Imana yakoze na Mungu alifanya ni inama z'ubwenge ni zivuye mu jambo ry'Imana natoka ndani nizo zitumye uri hano ndio maana huko hapa naje nkaba ndi hano niko hapa abandi bakaba bari kuzerera abandi bakaba bari abandi bakaba bari mu byo tutazi iby'Imana yadukishije nibyo yadukoreye igikomeye iravuga iti birasema iti uzagendera mu jambo ryacu akitondera amagambo yacu ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare kuvuga ngo abana b'Imana hari igisimba twacitse icyo gisimba twacitse ni ikihe ni igisimba cyitwa isi n'ibikuru
nanone ilikujana kusubiziriya nawe ukavuga uti hari icyo Uwiteka yankoreye hari aho Uwiteka yankoreye ntabwo nshaka kuhasubira mubwirane mwambiane inayotuliza moyo. Nazungumza nini nasema hivi? Tuko na msimamizi. Tuko na msimamizi. Nazungumza nini nasema hivi? Neno la Mungu likomezwa nini? Nashika nguvu na kiapo. Neno la Mungu kuna msimamizi. Ukishingira kubwiryo jambo kubwiryo dahirukite harumwishingizi uri hejuru yawe. Umwishingizi uri hejuru yawe ntabwo ari Gerard. Umwishingizi uri hejuru yawe ntabwo ari Dusabe. Umwishingizi uri hejuru yawe ntabwo ari umufurere. Umwishingizi uri hejuru yawe ntabwo ari umuseri. Umwishingizi uri hejuru yawe ni Uwiteka wenyine. Wa wundi wamukije Israeli inyanja itukura igihe Farawo yabarebye abonye bagiye aravuga ati ko bagiye imbere yabo hakaba hari inyanja hirya hakaba ari imisozi no hino hakaba ari imisozi bamwe nk'abandi inyuma yabo bagira iyo nyanja barayavuga. Umwishingizi wabo yarabahanze amaso yarafashe akaboko ka Mose kugira ngo ayobore itorero aho riri bunyure. Uwiteka ahamagaye Mose amubajije ikibazo igisubizo yamuhaye cyamuyemo umwishingizi aravuga ati rambura ukuboko hejuru rambura inkoni yawe hejuru y'inyanja. Izo ni imbaraga z'Uwiteka zakoreshaga Mose. Uwo ni umwishingizi wawe uwo mwishingizi wacu. Niyo mpamvu turi kubaganiriza ngo dufite umwishingizi. Tuko na msimamizi. Mutege musiogope. Hatari kugira gutera ubwoba. Intambara zirarangiye hari umwishingizi wabyo. Ntabwo ari jewe ntabwo ari frere ntabwo ari sere ahubwo ni umwami wacu Yesu Kristo. Abaririmbyi bati iherezo ry'urugendo rw'abizera umwami wacu arabyishingiye. Ndirimba iyo ndirimbo uzi ko nawe bituyemo umenye ko umwishingizi wacu ari Yesu Kristo. Wambikira Abisirayeli inyanja itukura ubigerageza ufite nawe azakwambutsa. Mu ntambara ufite reka yirwane kuko yahagarikiye Dawudi akarwana na Goliyati akamutsinda. Kuko yahagarikiye Dawudi akarwana n'intare akayanga umwana w'intama. Kuko yahagarikiye Dawudi agahangana n'idubu akayanga umwana w'intama. Wari uwo mwishingizi w'abizera niwo mwishingizi w'itorero rya Kanaki. Ababyizeye Imana ibashoboze muri Yesu Kristo. Dufite umwishingizi. Tuko na msimamizi. Dufite umwishingizi. Tuko na msimamizi. Kandi uwo mwishingizi tena ule msimamizi afite imbaraga. Ana nguvu. Uwo mwishingizi ule msimamizi ntacyo cyamunanira. Hakuna jingine zimushinda. Bikunaniye wowe. Bila kushinda wewe. Binaniye njyewe. We arabyishimiye. Yeye anabisimamia. Yemeye kwikorera ibyaha byanjye nawe. Kubeba dhambi zako na arasuzugurwa arakubitwa kubwa mwene data arakubitwa kubwa mushiki wacu amena amaraso kubwacu twese kubera yarari umwishingizi wacu. Ibyo yabikoze kugira ngo akwishingire nanjye anyishingire. Uwo mwami wabikoze nahabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Niwemera agatura mu bugingo bwawe niwemera agatura mu bugingo bwawe azanyishingira kugeza ku munsi wa siku ya mwisho ya siku ya kunyakuliwa. Yesaya ibice 41 sura 41 umurongo w'umunani kugeza ku w'icumi mstari wa 8 hadi wa 10. Watusomee. Mubwirane iby'ururutsi imitima. Mubwirane iby'ururutsi moyo. Intambara zaho zirarangiye kama vita zinaisha. Mureke urugamba Uwiteka rurwane. Vita mwayigombane. Bene data mwicecekere. Ndugu nyamazia. Kuko Mose yabibwiye Abisirayeli mwicecekere murebe agakiza Uwiteka rubazanye. Uwiteka yabahaye agakiza bambuka inyanja itukura bayinyuramo n'amaguru bagera hakurya. Uwiteka ari umwishingizi wabo. Soma mwene data niwe wahabonye. Wa munane kugeza ku wa 10. 41 hadi 10. Ariko weho Israeli umugaragu wanjye Yakobo natoranije urubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye. Stop. Simama. Mwemera ko turi urubyaro rwa Aburahamu inshuti y'Uwiteka. Uzao wa Ibrahimu na abanyemere kandi ni bande. Mwa rubyaro rwa Aburahamu mwe umugaragu wanje
inshuti yanje yo natoranije kuri urubyaro rwa Aburahamu. Imana ihagarariye Aburahamu, nawe niguhagararire. Yatabaye Aburahamu ikamukura muri Uriya w'Abakaludaya, umwishingizi w'itorero. Bizatunanira, Uwiteka azabyishingira. Komeza. Weho natoranije nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo nkakubwira nti Uwiteka yaradutoranije adukura kure, adukura mu mahanga menshi, adukura mu mfuruka z'isi. Byari bitugose, Uwiteka yabikuyeho. Gerari arambuka, byari bitugose, Uwiteka yabikuyeho. Dusabe abona akayira, akayira kagana he? Kagana kwa Mana. Niyo mpamvu bateye indirimbo, ubona dusaba kiza amaboko, abayibutsa aho Uwiteka yamwambukije. Uwiteka ni umwishingizi w'itorero. Avance. Endelea. weho natoranije nkagukura ku mpera z'isi no ku mfuruka zayo nkakubwira nti uri umugaragu wanjye natoranije, sinaguciye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ntutinye wa torero ry'Ikivu. Bene data bashiki banje bahari muri Kentucky, musiogope. Ntutinye kuko ndi Imana yawe. Ntutinye, dufite Imana ikomeye. Usiogope. Hariho abafite ubwoba, wasanga tugiye mu bakatikati. Dufite Imana yaduhamagaye, yaduciriye inzira. Cyangwa tuzigera tuba bakatikati, tuzigera tubitinde. Urukorero ryatorokowe Uwiteka. Amena. Nzajya gukomeza niko Uwiteka duhura n'ingorane. Tatizo yote atakushika nguvu na anakamata mkono. Nzajya gukomeza, Itakuwa na kushika nguvu. nzajya gukomeza niko ko nzajya gutabara kandi nzajya muramiza ukuboko nzajya gukomeza kandi intambara ni nziza. Jewe nzajya gutabara. Uwiteka yatabaye, Uwiteka yatabaye, nta ntambara yamutsinda. Ahubwo Uwiteka yatabaye, Uwiteka ararwana, kandi Uwiteka arwanye aratsinda. Uwiteka iyo arwanye aganesha uwaraneshwa. Uwiteka nagutabara ntabwo uzaneshwa, ahubwo uzanesha kuko ari umwishingizi wawe. Nzajya gutabara kandi nzajya gukomeza. Nubura imbaraga Uwiteka waziguha. Nucika intege Uwiteka azaguha imbaraga. Iyo Mana ni Imana yo kwizerwa, ni umwishingizi w'itorero ryawe. Abari bacika intege babwira ngo dufite umwishingizi. Bene data bashiki bacu bari mucitse intege, umenya ko dufite umwishingizi. Umwishingizi wacu azajya dutabara igihe habonetse intambara, igihe habonetse ibibazo, azajya twambika imbaraga. Ababyemeye ntacyo, Uwiteka ababwiriza imbaraga, Uwiteka ababwiriza ubutabazi. Izina rya Yesu Kristo. Ni koko nzajya gutabara kandi nzajya gukomeza. Ukuboko kw'iburyo, maana mkono wangu wa ariko kuume gukiranuka kwanjye. Uwiteka ni umukiranutsi, abo yahamagaye azabarinda kugwa, ahubwo azabahindura abami n'abatambyi kuko yabivuze. Iyo umuntu ari umutambyi atambira Uwiteka igitambo kikemerwa. Iyo ari umwami Uwiteka yatoranije, yategetse ibirema biragenda, yategetse impumyi zirahumuka, yategetse ingumba zirabyara, yategetse abarwayi barakira, yategetse abarwaye diyabete zirahunga. Umwishingizi w'abizera, izina rye riramucuranga. Intambara yantera ubwoba, Uwiteka ni umwishingizi. 54 Yesaya 54 umurongo wa 13 sura ya 13 uramanuka ugeze hepfo aho ndi kukubwira. Utashuka chini hadi nitakwambia.
abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Abana bacu, watoto wetu, abana babize, watoto waaminio, umwuka wera, Roho Mtakatifu, mafuta, imbuto z'umwuka, mbegu za kiroho, gukiranuka, ibyishimo, umunezero, ntabwo uzabikura ahandi. Uwiteka azabikwigisha kandi abiguhe. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kuri. Nta gahato kazongera abantu b'Imana, kubera dufite umutabazi. Nta muntu uzaguhata. Uwiteka yaraducunguye, nta gahato kakituriho. Uzakomeza no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko uzakomeza no gukiranuka kwawe, kandi agahato k'abagukoresha agahato kazakuba kure. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, ibiteye ubwoba byose uzajya bireba umusore bihunge. Ibiteye ubwoba byose uzajya bireba umufurere bihunge. Icyo Uwiteka yakubwira, Uwiteka ni umwishingizi. Ibibazo byose bigutera ubwoba, Uwiteka azabikurinda. kuko bitazakwegera, ntabwo bizakwegera, habitakukaribia. ahari bazaterana, ahari bashobora no guterana. Kweli wanaweza kusanyika, hari n'abaterana ku bwabo, hari abakora ibico ngo barenda kukugirira nabi. Ahari bazaterana, nabyo byashoboka, nabyo binawezekana. hari igihe, Kuna wakati igihe haboneka amateraniro yo guterana ku bwabo, ariko reka mubwire ngo abo ku isi bazaterana, iyo baterane ku bw'abera. ahari bazaterana ariko zigiza bateraniye, ariko abo bazaterana, lakini wao watakusanyika. ntabwo Uwiteka uzabateranije. Bazaba bateranijwe n'amatiku, bazaba bateranijwe no kukugirira nabi, bazaba bateranijwe no kukwangiriza. Ariko Uwiteka ararahiye ati, umwishingizi w'ibyo ntabwo ari uzabateranije. uza gukoraniraho wese azaba, uzakorana agakora igiterane cyo kukurwanya, cyo kukugirira nabi, cyo kukwangiriza. Umwami wacu ni umwishingizi w'umuntu uwo ari we wese, abazi igifaransa, abazi icyongereza, abazi perezida, abazi mukuru w'intebe, ntabwo ari wo wasize. Uwiteka ni Uwiteka ni umwishingizi wabyo. Bizapfa mbere yawe, bizapfa mbere y'umufurere, bizapfa mbere y'umusere, kuko Uwiteka ari ubivuze. dore ninjye urema umucuzi, ninjye urema umucuzi, uwo ni Uwiteka, ni urema umucuzi. dore ninjye urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we. Kandi Uwiteka yaratuvuguse, Bwana Mungu kabisa, habamo ibikoresho by'Uwiteka. Mpamvu uzabona abaririmbyi bari kuririmba, bari guhimbaza iyo Mana. Icyo Uwiteka yabaremeye mu mitima yabo ni uko bibutse ko ari ukwiriye guhimbazwa. Uzabona bari kubyina, ntabwo bazaba bari kubyina ari uko bambaye neza, ntabwo bazaba bari kubyina ari uko bariye neza, ahubwo bazaba bibutse ko Uwiteka yabacuze, abakura mu busambanyi, abakura mu nzoga, abakura mu rari, abakura mu bibi byose, abahindura ibikoresho bye. Uwiteka ni umucuzi, aragenda akaduhindura. Twabyiniraga inzoga tukabyina uko twumvishije itaroro, twabyiniraga inzoga tukabyina uko twumvishaga tuzazamurwa, twabyiniraga ubusa twumva ko Umwami yaducunguye, ko tutazapfa ahubwo ko tuzabona ubugingo. Mwene data agasimbuka, mushiki wanjye agakubita akaruru, kubera abonye yuko yacunguwe. Urugendo rw'abizera rufite umwishingizi na musimamizi. ahari bazaterana bateranije, dore ninjye urema umucuzi uvugutira umuriro w'amakara, agakuramo icyuma akoresha umurimo we. Kandi
umurimbuzi namuremeye kurimbura n'umurimbuzi wese amagamizi ya yote Uwiteka yaramuremye kugira ngo azarimbure ahagamizi Uwiteka yaramuremeye kurimbura Uwiteka nawe kumuhagarika ngo yemeze Uwiteka n'umwishingizi wacu iyo umurimbuzi yarimbura ategekwa n'Uwiteka iyo umurimbuzi yarimbura Uwiteka atabyemeye ntacyo yakora Uwiteka n'umwishingizi wacu muteye gutinya ahubwo mukomere mubwirane ibyururutse imitima mubwirane ibyururutse imitima mubwirane Yerusalemu muti intambara zaho zirarangiye dufite umwishingizi ni Yesu Kristo kuko yarwanye igororota ibisigaye azayirwanya Farawo yarebaga Abisirayeli Farawo yangalia Waisraeli bari ku kiboko babuma amatofari bakubitwa bararamika barira Mose yabareba ari mu kirere cy'umwuka akabona bari i Kanani yabareba akabona bagiye gushika Kanani ibyo byarakozwe Uwiteka ari umwishingizi yabavuye ku kiboko cy'uburetwa abavuza inyanja itukura umuhanuzi wacu Uriya Branham anasema Uwiteka yakuye Abisirayeli mu gihugu cy'Egiputa iswazi muritorera arijyana mu ijuru kuko yahaye Abisirayeli ibyo kurya batahinze ikabaha amazu batubatse ikabaha amazu batahinze ikabahereza amasoko batavuguye bizarica itorero kugeza ku munsi w'aharerera uko na msimamizi waambiani kutuliza moyo waambiani eti Uwiteka n'umurinzi wacu Uwiteka dufasha akaboko Uwiteka n'umurinzi kubiduhinga Uwiteka azabicamo kabiri abazaterana ubwawe no ku bwanje bazapfa bazize ibyo birane iby'ururutse abo ntabwo ari Uwiteka uzabateranira bazateranira kurwanya itorero Uwiteka ntabwo ari uzabateranije bazapfa mbere y'uko bakwica Uwiteka azagutabara abateranye mwese mwirwane n'uje Shalom